Mu cyumba bakurikiraniramo ababyeyi bamaze kubyara tuhasanze Liliane Muhongwaseko na Nyirahabumuremyi Epifani bose babyaye babazwe. Nk'uko babivuga kuva ibitaro bya Nyanza byabona umuganga w'inzobere wita ku bagore ngo bibafasha kubona ubuvuzi bwiza kandi hafi kuruta mbere aho babaga bafite impungenge ko bashobora kubohereza gukurikiranwa ku bindi bitaro. Mwabyaye mbazwe bankoreye ubutabazi bwihuse ntarenze kujya Ibitaro. Banyakiriye neza cyanyohereje amatiki n'abantu bangeraho. Mukangarambe Claudine we twamusanze mu cyumba cyaho ababyeyi bategerereza mbere yo kubyara. Uyu mubyeyi avuga ko kuba ibitaro bya Nyanza byarabonye inzobere mu kuvura abagore, ababyeyi n'abarwaza babyungukiyemo cyane. Ngubu kuva iwacu iyo ngiyo Gatagara ugera Ibitaro wenda umuntu wangemurira yakoresha ibihumbi 2 adashyizeho ingemo tike gusa. Ubwo rero urumva ni imvune nyinshi, ariko nk'iyo tuje hano Nyanza tike ntago ari nyinshi cyane, biba bitworoheye cyane rero badusura kandi nabo bikaborohera. Dr Shimyumuremyi Emmanuel ni umuganga w'inzobere uvura abagore. Nk'uko abivuga kuva yagera kuri ibi bitaro, zimwe mu mpamvu zatumaga bohereza abagore ku bindi bitaro ngo zigenda zigabanuka. Ku munsi tugeranyije ni nk'abadamu bageze nko muri 20 baza baje kubyara. Uretse no kuba tubabyaza n'izindi serivisi tugenda tubafasha, hari n'ababa bafite ubundi burwayi mu bijyanye n'imyanya y'imyororokere y'abadamu, aho tugenda tubafasha tukabasuzuma. Ku bijyanye no kubyara hari abagenda bakagira nk'ibibazo byo kuva, abo turabafasha no tukabavura nk'abajyaga bajya ku bitaro twisumbuyeho bya CHIB. Nk'amatransferi twarayagabanyije. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya Nyanza Dr Pascal Ngironsanga ashima muri rusange gahunda Minisiteri y'Ubuzima yatangiye yo kohereza abaganga b'inzobere ku bitaro by'uturere. Ibitaro bya Nyanza bikaba byarahawe abaganga 3 b'inzobere barimo uvura abana, abagore ndetse n'uvura indwara zo mu mubiri. Ibi ngo bifasha cyane ibi bitaro nk'uko Dr Pascal Ngironsanga abisobanura. Ariko nk'aho bano baganga b'inzobere bahagereye nta mwana ndetse nta n'umudamu twari bwohereze Ibitaro, byerekana ko transfer twakoraga zagabanutse cyane kubera ko bari abaganga begereye batwegereye babasha gutanga serivisi zari zikenewe ko turinda gutanga transfer Ibitaro ngubu bazihererwa hano, ku buryo nta muntu n'umwe turatransfera kuva kuno kwezi kwatangira aho twaboneye zino nzobere. Uretse aba baganga 3 b'inzobere, ibitaro bya Nyanza bifite abaganga 14, ababyaza 14 n'abaforomo 71. Gusa nk'uko Dr Ngironsanga abivuga ngo ikibazo bafite n'ikimbangukira gutabara, aho bafite imbangukira gutabara enye gusa zifashishwa kuri ibyo bitaro ndetse no mu bigo nderabuzima 16 byo mu karere ka Nyanza. Consolate Kamagaju mu karere ka Nyanza.